uyu ni umuti karundura rwose tubafitiye, yaba gute yaba varicose yaba imitsi aho ivi kagera ku muntu wari we wese, urawukoresha ukamasaho mu minsi mike cyane ya mitsi irabyimbuka, bya bindi byose bikagenda. Uwari umusaza, uwari umugabo agasubira ibusore, uwari umukecuru wageze muri menopause cyangwa umukobwa cyangwa umudamu twite babirenge byabyimbye utabasha kugenda agasubira ibikumi akagenda. Muri make rero nihuse cyane nabikomojeho mvuga nti varicose ishobora kugaragaramo ibice bitatu. Hari yitwa spider varicose yayinda amakapilere ari yabyimba, hakabaho n'indi varicose igaragara ku bice by'umubiri cyane cyane amaguru, hakabaho n'indi varicose igaragara ku gice cy'imyakura y'urura runini, ku gice bita rectum. Iyo rectum mu kinyarwanda ababizi bayita umwoyo. Sometimes iyo yanakabije umuntu arwara ya ndwara bita hemorrhoid, ariko biturutse kuri varicose. Hakaba n'indi varicose noneho yo ku kigero cyo hejuru ikunze gufata abagabo, igenda igafata ku dusabo tw'intanga, ku dusaho tw'intanga, ari byo twita scrotum, twadufuka tuba turimo igice gikora intanga, amabya. Ari iyo ngiyo igeze naho ngaho kabisa uba uri mu marembera, ariko singuciye intege sinanaguteye ubwoba, kuko byose naje hano ngo tubiganire turebe n'umuti cyangwa n'insinzi yabyo. Genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo, urugendo rwiza kandi urugendo ruhire. Inzozi zibaye impamo, miliyoni 2 gusa wagura ikibanza mu Rwanda, miliyoni 25 wubakirwa inzu yuzuye. Ufite inzu cyangwa ubutaka ugurisha, gana Marshal Real Estate nona. Nongeye kubasuhuza nshuti bakunze b'Urugendo Online TV, amahoro y'Imana abane namwe nk'ibisanzwe na Alex. Ubushize twaganiriye kuri iyi TV tuganira ku ndwara ijyanye na prostate. Nari nabasezeranije yuko ubutaha tuzavugana kuntu bijyanye no kuba wabura urubyaro ku mugabo cyangwa se ku mugore, ariko n'ubundi ndongera mbahe iryo sezerano kuko uyu munsi ntabwo ndisohoza, ahubwo hari ikintu tugiye kuganiraho cyihutirwa cyane, kuko hari abantu benshi tumaze iminsi tuganira, cyangwa hari abo maze mbona inshuti zanjye, abavandimwe n'abandi ngenda mbona biraho ku kibazo kijyanye n'indwara y'imitsi. Iyo ndwara y'imitsi mu magambo cyangwa se muri terime z'abanyamahanga bayita varicose vein. Turatangira tubase iyi ndwara ni indwara imeze ite, ni indwara ifata bande. Varicose vein nta muntu idafata, ubwo ndavuga ku bitsina byombi, haba ku bagabo haba no ku bagore. Iriya ndwara y'imitsi ishobora kubafata, ntago ari imitsi nyirizina kuko hari ibintu twita imitsi ariko mu by'ukuri atari imitsi. Ariko reka dukoreshe terime y'imitsi, ariko muri rusange uri ni imiheha itwara amaraso, ariko by'umwihariko imiheha ivana amaraso mu bice byose by'umubiri iyagarura mu mutima, ariyo twita imigarura cyangwa se vein. Iyi ndwara rero ikintu cya mbere kiyiranga ni ukubyimba kw'iyo mitsi. Irabyimba kugeza ubwo binagaragara inyuma, ariko bijya kugaragara inyuma yabanjije kugaragarira imbere, kuko irimo ibice bigera muri 3. Itangira yitwa spider vein. Ni ukuvuga icyo gihe ni twa dutsi duto cyangwa twa duheha duto cyane bita amakapilere mu gifaransa, tubanza kubyimba tukagenda twipfundapfundika, ariko bitaragaragara ngo bigaragare inyuma. Biza kugeraho rero bikagaragara inyuma ku ruhu. Iyo bimaze kugaragara inyuma ku ruhu binagaragara mu mabara nk'abiri. Iyo witegereje neza cyane cyane ku bantu b'inzobe cyangwa se bafite nyine uruhu rw'inzobe, ukuntu urareba ukayibona ukabona biri mu ibara ry'ubururu cyangwa se ibara twakwita papo. Papo sinzi nimba navuga ngo ni idoma, ariko ni ibara naryo rigaragara, tubabaza amabara murabizi. Varicose vein rero ishobora gutera uburibwe
ushobora no kubyimba gutyo ukajya wumva nta buribwe. Ariko kuvuga ngo nta buribwe uri kumva ntibisobanuye ko ikibazo kidahari. Ikibazo kiba gihari. Uyu munsi rero ndaje ngo tubive umuzingo kw'iyo ndwara. Aka kanya tugiye kureba si iyo ndwara ikunze kwibasira abantu bameze bate cyangwa se iterwa n'iki. Ku mwanya wa mbere ikunze kujyana n'imyaka umuntu afite. Hari abana bashobora kwirwara bari muri cya gihe cy'ubugimbi n'ubwangavu. Icyo gihe haba habayeho imisemburo yagize ikintu cyo kuba itari ku rugero rwiza, aribyo tuvuga ngo ni unbalanced cyangwa se hormone imbalance. Ya misemburo isa nkaho, kuko hari imisemburo itangiye kuvubuka vuba na vuba muri cya gihe cy'ubugimbi n'ubwangavu. Hari igihe ivubuka mu kigero cyo hejuru bikabyara ibyo bita hypersecretion. Icyo gihe ntibyagutangaza umwana wo muri icyo kigero arwaye indwara bita varicose. Abandi bantu ba kabiri ikunze gufata abagore batwite. Abagore batwite bakunze guhura n'ikibazo cya varicose cyane. Sometimes bikanaridinga kuba yagibyimba n'ibirenge. Nubwo abenshi bajya bavuga ngo nta kibazo kiba kirimo, ariko hari n'igihe kiba kirimo kiri serious. Ikindi ikunze gufata abantu bakora siporo, bamara gukora siporo cyane, abaterura, abakinnyi b'imipira, bagira gute, uko imyaka igenda yicuma ya siporo ikagenda igabanuka, bayigabanya imbaraga bakoresheje kera, ya mehe igarura amaraso ikaguka cyane, za mbaraga zamara kugenda zigabanuka batakizikoresha, ikagenda yipfundika, ikagira ibyo bita pool y'amaraso. Amaraso ntabashe guflowinga neza ngo asubire ku mutima neza. Ikindi ishobora guterwa n'uruhererekane rwo mu miryango. Varicose ushobora kuyirwara, abana bawe bakazayirwara gutyo. Ikindi gishobora kugutera iyi ndwara nanone harimo inabivuze gukora siporo ukayihagarika, ndetse no kutayikora. Ugakunda kwicara, ugakunda kugira gute. Abantu bagenda bakunda kuba bicaye igihe kinini cyane bahura n'iki kibazo cya varicose. Muri make rero nihuse cyane nabikomojeho mvuga nti varicose ishobora kugaragaramo ibice bitatu. Hari yitwa spider varicose, yayinda amakapilere ari yabyimba. Hakabaho n'indi varicose igaragara ku bice by'umubiri cyane cyane amaguru. Hakabaho n'indi varicose igaragara ku gice cy'imyakura y'urura runini, ku gice bita rectum. Iyo rectum mu Kinyarwanda ababizi bayita umwoyo. Sometimes iyo yanakabije umuntu arwara ya ndwara bita hemorrhoid, ariko biturutse kuri varicose. Hakaba n'indi varicose noneho yo ku kigero cyo hejuru ikunze gufata abagabo, igenda igafata ku dusaho tw'intanga, aribyo twita scrotum, twadufuka tuba turimo igice gikora intanga, amabya. Ari iyo ngiyo igeze naho ngaho kabisa uba uri mu marembera. Ariko singuciye intege, sinanaguteye ubwoba, kuko byose naje hano ngo tubiganire, turebe n'umuti cyangwa n'insinzi yabyo. Muri make rero nihuse cyane uyu munsi ntabwo mbatindira. Ikindi kintu gishobora kugutera varicose nkuko nabivuze kare, ndongera akandi kantu ko kurya indyo itarimo vitamine D. Bakagira icyo bita vitamine D deficiency. Ibyo nabyo bitera indwara ya varicose. Hari kugira akajagari k'imisemburo ya insuline. Buriya abantu tumenyereye yuko nabyo tuzabiganiraho ko insuline ahanini igendana n'ibijyanye na diabete, ariko si byo gusa na varicose. Insuline ishobora kugutera varicose igihe insuline zifite icyo twita resistance de l'insuline. Ikindi gishobora kugutera varicose harimo stress ndetse no kudasinzira neza. Hari ibintu abantu twihaye ngo ni ugukora cyane, ngo tukaryama dutinze tukabyuka kare. Ikintu cya mbere buriya ni ubuzima, kuko inshuro nyinshi ubuzima tutabungabunze dushaka ubwo butunzi
biza kurangira bwa butunzi nanone bwongeye buyoyotse kugira ngo tugarure bwa buzima. Yes, gukora ni byiza, ariko nanone ugafata igihe cyo kuruhuka no kutistressa. Muri ibintu bya mbere bibaho no kwiyakira. Kwivura stress biri mu muntu ku giti cye, ibyo bintu nabyo bitera varicose. Ikindi ushobora kugira icyo bita infection, ibintu by'ama infection amwe nayo mu maraso nayo ashobora kugutera varicose, kuko ibintu byinshi by'ama infection n'ubundi bigenda mu maraso, kandi ayo mihe itwara amaraso ishobora kubyimba cyangwa ikagira ibyo bibazo bitewe n'ayo ma infection. Hari ikindi kibazo nanone gishobora kugutera ibyo bintu bya varicose, harimo gukora siporo nk'uko nabivuzeho kare, ariko nubwo wakora siporo ntujye ufata ibisimbura ibyo watwitse. Buriya tuba twatwitse ibintu byinshi iyo turi muri siporo, biba dukeneye na recuperation. Ikimenyetso kizabikubwira ni uko uzatangira kugira icyo twita muscle cramping, cyangwa se kugira bimwe bita ngo ni ukurwara imbwa. Utangiye kugira urwara imbwa ukora siporo, ariko kumva uri kurwara imbwa, amasukari aba yashize, oxygen idahagije n'ibiki, biriya bintu nabyo biri mu bintu bidevelopa iyi ndwara ya varicose. Twihuse rero tugiye kureba ese n'iki umuntu yakora muri rusange mbere yuko mbagerera ku muti karundura rwose uhari, ariko hari n'ibyo nakwikorera. Icya mbere, kora siporo unafate na recuperation. Icya kabiri, hari siporo by'umwihariko nuko hano mu Rwanda zirahari, ariko bazigisha abametere ni bakeya. Siporo bita yoga zirimo amoko menshi, ariko iyo wakwiga yose ikurinda kuba warwara varicose, yaba yitwa hatha yoga cyangwa raja yoga n'izindi zitandukanye. Iyo ukunze gukora izo siporo, abahanga bavuga yuko binagufasha kuramba. Hari n'izindi mbaraga ugira zirenze zirisanzwe tuzi dukura mu biryo. Icya kabiri, harimo kwiga guhumeka. Uwo nawo ni umwitozo ukomeye, ariko nanone unoroshye ukwigisha. Nibyo bita mu Gihinde ngo ni paranayama. Kwiga kumenya guhumeka, kuko guhumeka bijyana na oxygen n'uburyo amaraso atembera mu mubiri. Ikindi, hari gukora massage, ari byo ndi buze mu kuvuga neza mu kanya, ukoresheje umuti ngiye kubabwira. Hari n'amarisipi umuntu akora. Risipi ni utuntu umuntu ategura tworoheje ukoresheje igikakarubamba. Ibyo nabyo tuzabibasobanurira. Ukoresha igikakarubamba, ugakoresha na karoti, ugakoresha na vinegere ya pome, iriya bita apple cider vinegar, ukabivanga. Hari ukuntu bikoresha, warangiza ukivura varicose, ndetse bikaba n'urukingo ukaba utayirwara. Ikindi cya nyuma wakwikorera uri mu rugo kugira ngo utagira ikibazo cya varicose, ni ukumenya gutegura amafunguro arimo vitamini D. Ikindi ni ukurya ibiryo ariko ukagabanya amavuta, ukanagabanya inyama zitukura cyane, kuko varicose turaza kureba mu kanya gato ndi kubasobanurira umuti mfite aha, aho ihurira n'ibindi bibazo birimo gute, cyangwa se kubabara no mu ngingo, cyangwa se ibyo twita rubagimpande. Ibyo bintu byo kubabara mu ngingo ndetse no kubangamirwa k'amagufwa ndetse na muscles, nk'uko nabivuze kare, varicose igenda ivariya n'imyaka. Bikunze no gufata abadamu cyane bamaze kwinjira mu gihe cyo gucura cya menopause, bakatakwa na varicose, bakanatakwa n'amagute ndetse n'ibindi bibazo bitandukanye, ndetse n'abantu b'abapapa cyangwa b'abagabo nabo batangira gufatwa na gute. Ndabizi neza ndi kubivuga hano, hari benshi bafite ibibazo by'amagute, batangiye kujya mu mbago, abandi bafite ibibando bitwaza, abandi kururuka agakingo kiba ari ikibazo, cyangwa guhina akaguru cyangwa guhina akaboko, abandi yagahina kukarambura ukagira ngo yamize inkoni, umugongo, ibintu nk'ibyo. Ndaje rero nihuse mbabwire cyangwa mbereke umuti dufite ahangaha. Sinzi kameramani yamfasha akegerezaho kamera nkabubereka neza. Ni umuti mwiza cyane ukoresha
igiye yipfunditse, reka wenda mbereke isizeho nk'ano kugira ngo murabireba neza. Hashize akanya gerezaho kamera. Ni ukuvuga ngo uyu muti ahantu hose hafite ikibazo, ahantu hose hafite ikibazo ukegerezaho, ugasigaho, ukamasa fresh. Ngira ngo nimwitegereza neza murabona umwotsi uzamuka. Uyu ni umuti karundura rwose tubafitiye, yaba gute, yaba varicose, yaba imitsi aho ivi ikagera ku muntu wari we wese, urawukoresha ukamasaho mu minsi mike cyane. Ya mitsi irabyimbuka, bya bindi byose bikagenda. Uwari umusaza, uwari umugabo agasubira ibusore, uwari umukecuru wageze muri menopause, cyangwa umukobwa cyangwa umudamu twite babirenge byabyimbye utabasha kugenda, agasubira ibikumi akagenda. Uyu ni umuti rero tubafitiye, ni igisubizo gihambaye cyane kuri varicose, kuri gute, kuri rubagimpande, ku mitsi yari yo yose. Ureke bya bindi nabyo wenda simbigaye cyane. Hari ibintu by'ibisogisi ugenda biranahenda, bigura amafaranga menshi, umuntu akabyambara akabirarana, ari amasogisi murayazi. Ibindi bintu umuntu afata bitandukanye, ugasanga amagute yarakomeye, ibintu byanze gukira. Ni mutugane tubafashe, nta kintu cyo tubereye ahangaha. Kandi mbijeje ko uyu muti uretse twe hano tuwufite, n'uburyo tuwutegura n'uburyo tuwushaka, nta handi hantu na hamwe wawubona. Kandi umaze gukorera abantu benshi. Ni mutugane n'inshuti z'Urugendo Online. Ndumva twasubikira ahangaha, tuzongera tubonane ku yindi rendezvous, tuvuga n'ubundi ku bundi burwayi no ku bindi bibazo bitandukanye. Murabizi kubaho no gufashanya. Imana ibaho umugisha. Ariko nimero mwadushakaho ari inyunganizi, ari no kutugana tukabafasha, ni 079 65 95 116. Ndizera ko mwabifashe ibihe byiza.